kuko n'inzuki ziba zinzi niyo nzigezemo nta kibazo. Inzuki we zirakuzi niyo zigezemo ntacyo zigutwara. Amaraso yanjye rwose babimenyeranye biziranye niyo rwanjye ni nko kubona isazi yakurya nta kibazo. Uganira nazo? Oya ntago uganira nazo ariko nazo buriya hari igihe zakumva da. Inzuki uzishyize hano zigatuza uzijyana aho ushatse. Iyo uzizanye ibintu by'akavuyo ziranakurya zikanabireka. Ushobora guteza umuntu inzuki ukamuteza nk'inzuki ngiye nkubwira umuntu ntereza inzuki. Byaterwa nuko yaba kwitwayeho. Byaterwa nuko yaba kwitwayeho. Yaguye mu kiyawe muteza inzuki. N'umuntu yaguye mu kiyawe bijya byaterwa n'uburyo wanazimuteza. Aka kanya ngo ushobora gufata zino nzuki zimwe ukazikoramo ukazigeza hepfo zino ukazigeza. Nta ribi rwose nawe gutya wakorora yuko nta ribi. No mu ntoki ntazifata njye urabibona dore. Ubona kuri kuzifata? Oya nta ribi rwose ibi ni nk'ibisanzwe. Zikongera zikagaruka se. Ko numva nangiye kugira ubwoba ubu ngubu. Amagaze ntabwo ziri buntu igihe ko zitangiye kunyurira. Ntacyo runtwara. Okay. Yese kambaye ikaze ndetse nanabasuza mwese mudukurikiye mu biganiro bitandukanye bya buri munsi abari mu Rwanda mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali muri za diaspora zitandukanye mwese turabashuje kandi tubaye ikaze. Uyu munsi rero navuga ko ni umunsi udasanzwe kuri njye mu buzima bwanjye kuko ari ibintu ubona ukabona ubibonye bwa mbere. Ndi kumwe n'abasore bakiri batoya abantu babiri ibi mureba bafite mu ntoki utagira ngo wenda ni imibu cyangwa iki. Izi ni inzuki. Tugiye kuganira byinshi bitandukanye turebe ese ni gute umuntu ashobora gutwara inzuki mu biganza bye kabitwara ku nkoni bakagenda urugendo nk'urwo bagenze. Duriye ahantu mu gace ka Rwamagana hanga bahita mu murenge wa Rubona. Reka mbanze mbegera ariko mfite ubwoba niba zitari buryo simiza. Amakuru bro? Amakuru ni meza. Meze neza? Nimvuga nago zinyataka ntacyo zigutwara. Yego. Bakwita nde? Abakura Jean Claude. Abakura Jean Claude. Jean Claude ufite imyaka ingahe ko ndeba ukiri muto? Imyaka 18. 18 yonyine? Uracyari reka negere n'uyu nguyu. Bro amakuru wowe? Vuga cyane wa. Ese ngondi kuvuga gakeya. Kuvuga gakeya. Amakuru ni meza? Shana hari. Bakwita nde wowe? Byiringe. Wewe ni ku myaka yawe ingahe? 15. 15? 15 ukabukora ibintu nk'ibi ngibi. Hanyuma rero reka tuganire n'abantu basore batubwire byinshi birambuye by'ukuntu ushobora gutwara inzuki muri buno buryo tekinike bakoresheje. Abantu batangaye hano bashobora kuba bavuga ati aba type munyuma afite n'ibirozi. Nta birozi mufite? Nta birozi nabyo. Inzuki ni nk'andi matungo yose. Buri inzuki zibana n'urundi ruyuki nyine ari rwo umwamikazi warwo. Iyo wamufashe hari akantu mushyiramo k'umuhondo ndakeka hano ndi kukareba. Washobora kukanyerekaho njye nakabona? Dore ngaka hano k'umuhondo. Ako kantu k'umuhondo uri kushyiramo? Kumushyiramo ukamushyira hano rero zijyanaho nta kibazo ukazijyana aho ushatse. Inzuki zituhishije ziratoza ukazijyana aho ushaka hose. Ubu ngubu mukoze urugendo rungana gute mutwaye zino nzuki mu biganza byanyu? Ntago ari rurerure. Ni tuvuye ara mwikoni nyine ndake imunyaga tuzina. Hanyuma nawe ako kantu k'umuhondo wagashyizemo uba gafite? Naye karimo. Okay. Hanyuma urumva ntabwo bufite kano kanya? Ntabwo burimo kuko zino nzuki turamenyeranye. Niko kazi musanzwe mukora? Niko kazi dukora. Nose ko niba zatangiye kwinjira mu ikote ntago zibarya? Nta kibazo no ku mubiri zajyaho. Zinjiramo? Nese wisize nta kintu wisize ubu? Nta miti mba nisize nyine ni nk'uko ubona umunyeshuri ajya mu ishuri akiga agafata. Ubu nawe warabyize neza? Byatari. Shabro nagoroye. Uno mugenzi waravuze ngo ufata umwami ukamushyiramo ikara kantu k'umuhondo mbonye nda kuri kamera nituza kubigira amahirwe kubibereka abantu baraza kubibona. Ariko none uwo mwami kazi w'inzuki kugira ngo umufate mukoreshe iyi tekinike. Hari ubwenge dukoresha. Ubuherero ugenda bite? Kugira ngo umukure mu zindi nzuki umwami kazi ndabizi ko abarenzwe n'izindi nzuki nyinshi. Ukamushyira muri ako kantu k'umuhondo. Ziri mu muzinga. Ushobora kugenda mu muzinga ugakubitamo ifumbire abahakoresha urayizi. Inzuki zikigera ugakata ibishashara. Ariko nyine uwo mwami kazi kubona yabisaba ubundi bwenge. Ntago ari ugupfa kumubona ntago buri wese ariko yamumenya. Ushobora no kumubona ukagenda uruki rusanzwe ariko nyine nkatwe tuba twarabihuguriwe tuba turuzi cyane. Ati mwabihugure ibi bintu mwabyize gutere mwabyigiye kuko n'inzuki ziba zinzi niyo nzigezemo nta kibazo. Inzuki we zirakuzi niyo zigezemo ntacyo zigutwara. Amaraso yanjye rwose babimenyeranye biziranye niyo rwanjye ni nko kubona isazi yakurya nta kibazo.
baba Ese ntabwo rukurwinga nawe ngo ugire ububabare nk'ubwo abandi bagira ururambwinga ako nyine mba narabimenyereye ariko nyine urakurwinga ukababara ushobora kongera bitewe n'uburyo ndwitwayeho. nk'ubu ngubu aka kanya izi nzuki zose mutwaye niki kiri gutuma zitaguruka ngo zigende? nyine nuko twafashura mwamikazi wazo. Yego nuko uyu mwamikazi wazo ari hano niwe uba uziyoboye ntabwo zagenda. kwanza reka tuganire ibintu byose ku murongo. Ubundi busanzwe akazi kanyu mwebwe muracyari abasore bakiri bato nk'uko abantu babyumvise imyaka 18 15 muri bato musanzwe mukora iki? Twebwe nyine twubundi akazi kacu bwite nako gutwara zino nzuki. Twe nta kandi kazi dusanzwe tuzi uretse ko nkanjye ndi marine nkora no mu mazi iyo byanze nyine niko kujya mu nzuki. Ubwo mu mazi nka marine ubu ukoramo iki? Ese ni ukuroba nyine n'ubwato. Hanyuma inzuki ufite imizinga ingahe wundi wowe? Imizinga kuko urabona twebwe nta bushobozi dufite bwo kuba twagira imizinga. Hanyine nk'umuntu wifite aduha komande twaya tumushyira inzuki. Nyine urumva ko aribwo buzima niko gushaka amafaranga. Hanyuma tubwire brother, izi nzuki ntago muzibye ubu ntabwo muzibye umuntu? Reka nakuziba tuba twazibonye nyine ahantu mu gisambu mu myobo tugahita tuzikuramo tukazishyira kuri aka gati nyine tukazijyana. Uwo muzikuye mu bisambu? Ntabwo twajya kuziba mu mizinga y'abandi. None ubu rero ahantu muzijyanye mwumviye ko mudafite imizinga muzijyanye hehe? Tugiye kuzishyira mu mizinga nyine iriya ya kinyarwanda nyine yaje. Niho tujyanye. Yo ni yanyu? Oya ni iy'umusore bita Haji. Ubu ngubu kugira ngo mutwarire uno muzigo wose ubwo uvuga ngo buri muzinga uri bujyemo buri giti ukwacyo kirajya gifite umuzinga wacyo. Uno igiti kimwe cyuzuye zino nzuki kugira ngo ugihe umuntu ubwo aguha ngahe? Ni 5,000 ntago ari menshi. Mwihangiye imirimo. Ubu 5 10 murayakoreye aka kanya. Ku munsi mushobora kubona inzuki zingana gute mwabishyizemo imbaraga muri mu kazi nyine nk'ibisanzwe? Ntabwo twabura nk'amarumbane. Amarumbane? Muvuze ngo mwashyizemo imbaraga nyinshi ku munsi mushobora gukora 20,000? Cyane. Twakora tukanabirenza. Bazi ko mwihangiye akazi kameze neza wa? Nta kundi nyine sikari uko nyine. Hari abantu bagize ubwoba bamwe bakavuga ati ntago bishoboka ko watwara inzuki gutya, abandi bakavuga ati ubwo mufite indi myuka mibi cyangwa se mufite indi miti yindi mwisiga. Niki kintu mwababwira? Nyine twe nta miti tuba dufite sibyo. Mbega zino nzuki ni nk'amahugurwa tuba twarakoze tukiga buryo ki inzuki zikontororwamo. Buriya inzuki urabona buri mwaka niko inzuki zigenda zigabanyuka ku isi. Ako nyine buriya inzuki uko zigenda zigabanyuka burya ni nk'amatungo nkandi ni nk'uko ubona inka n'ihene gutyo. Burya inzuki kuri ubona zirya abantu, inzuki zirya abantu bitewe n'umuntu uwo ari we. Kandi none ntabwo inzuki zakurya utaziyenjejeho. Kuko nanjye ubu ngubu tuba tuziranye urabona yuko ni nk'amatungo nkandi ziba zatuje zikemera tukagendana. Ako nyine buriya nk'umuntu ashobora guhubuka akaza akaba yakubitaho nk'ibuye cyangwa akazikubita bikaba ibindi nyine. Ushobora kugenda urugendo rungana gute uri kumwe na zino nzuki? Kigali najyayo rwose. Ushobora gutega bisi ukagenda muri bisi uzifite gutya nizisagarira abantu? Kugenda muri bisi nazikira mu gafuka. Kuko niyo imodoka igenda hari imikoki bigira muri mu muhanda cyangwa muri kaburimbo. Uko kubita mu mukoki niko zitigita zishobora guhita zihanuka ahangaha. Urumva ko zihanutse nyine ni iyindi ntambara. Ni mu gafuka cyangwa ibage ni wazitwara? Bashyiramo nari. Niki gishobora gutuma zino nzuki ufite aka kanya uri kugendana nazo zigucika? Ntago zishobora kuncika kuko buriya ni nkomba nzifite. Ntaho zancikira ariko n'ubundi. Urazifite ubu ndazifite rwose turi kumwe. Hari abantu bazumva bambwira ngo gushobora no kuzitwara ku mutwe. Ibyo bintu birashoboka? Wazishyiraho nari. Wazishyiraho. No ukagura wazishyiraho? Hose no mu maso ukigendera. Ubu twakora iki kugira ngo zino nzuki zigere ku mutwe nona? Nafata akantu k'umuhondo nkagashyiraho zikajyaho. Ntago zakurya? Ntacyo zantwara. Tubikore se? Tubikore byibuze wereka abantu ko ibintu byose bishoboka zino nzuki zitware ku mutwe wigendere. Naguhenda. Yamenda. Ndemera bimende. Cyangwa tuzabifatira undi munsi? Nta kibazo tuzabifatira undi munsi. Tuzahura uzitware ku mutwe. Nta kibazo. None se uno mugenzi wambwiye yuko we zitajya zimurya ngo amenyeranye nazo. Ubundi wowe niwe bimeze bite? Nawe ntago zijya zikurya? Mwanye ntago zanyga kuko turi bamwe.
impamvu zitakurya ni uko utwaye umwami wazo cyangwa ni uko ari uko uteye wowe umubiri wawe zitwaye neza ukazitondesha zikajya ukazijyana aho ushatse. Nta kindi kintu kiba kirimo rwose. harimo kwibaza hano ngo urazibwira uganira nazo. Aya ntago uganira nazo ariko nazo buriya hari igihe zakumva da. Inzuki iyo uzishyize hano zigatuza uzijyana aho ushatse. Iyo uzizanye ibintu by'akavuyo ziranakurya zikanabireka. abantu batangaye bivuze ngo ni ikintu kiba cyabaye gitangaje, ntabwo ari umuntu wese wabikora, sibyo? Ibanga usibye wenda umwamikazi mufata ukaba wamutwara nyine bikagaragara ko inzuki zabakurikiye, irindi banga ryo gutinyuka inzuki cyangwa se wakoresha kugira ngo inzuki zitakurya ni irihe? Oya niyo nabana dafite umwamikazi uko inzuki tuba tumenyeranye nazijyamo ni nk'ibisanzwe. Wazitwara wazijyamo n'ibisanzwe nta kibazo? Ni nk'ibisanzwe rwose. Ubu no mu mizinga niyo ya 200 no kumanywa najyamo gahakora ntaribi. Ibyo ni nk'ibisanzwe rwose. Nese ubu nguko mbona abantwara inzuki bucye guhakora bikananira ku manywa. Ikigaragara nkurikije ukuntu mubanye n'inzuki n'uburyo mugendana nazo, mufite amabanga menshi abantu baba batazi ku buzima bw'inzuki. Gerageza tubwire mu make. Amabanga yo tuba tuyafite ariko ubu ngubu ikibazo ni ukubona umwanya wo kuganira. Kuko twe twicara twiruka tuba tumeze nka ba mukerarugendo. Ubona ko nta gutuza kuba guhari nyine. Byuze tubwire bimwe tubwira ku nzuki byihariye bya bintu biba bidasanzwe ku nzuki abantu batari bazi. Inzuki zo nyine n'abantu bazica ntibakazajya bahohotera inzuki kuri abazibona ahantu bakazitwika, ntibagahohotera inzuki bajye bashaka abantu babisobanukiwe bajya babwira amabanga y'inzuki. Inzuki ni nk'amatungo nk'andi, urabona inzuki zikora ubuki kandi buryo ubuki ni ingirakamaro, biba ari ingenzi ku muntu wa buri wese. Kandi inzuki buri ubuki bukenerwa ahantu henshi, nuko abantu benshi baba batabizi bakavuga ati inzuki zirangiza, ngo ziraryana, ngo zica abantu, ariko nyine inzuki burya zirya umuntu waziyenjejeho. Ntabwo uruki rw'ubwatwe rwakwifata ngo rukujye utazwiyenjejeho. Ubwo urumva yuko nyine uruyuki rujya kukurya, ariko nanone buriya nanjye tuba tumenyeranye, ari igihe nkawe ushobora kunyegera nk'uko turi kuguha ikiganiro ukaba wavuga zikakurya bitewe n'amaraso yawe bidakorana. None se kuba zitari kurya ubu se mfite amaraso meza? Nyine buriya hari impamvu. Urabona ko nazegereye nta kibazo ndagira. Buriya inzuki ziba zitandukanye. Hari inzuki ziba zifite abamikazi nka 3. Akaba inzuki zifite abamikazi 3 zo ziba zifite amahane bya hatari. Ariko n'inzuki zifite umwamikazi umwe cyangwa 2 nta mahane ziya zigira, n'uwo ari we wese yafataho nta kibazo. Ariko nyine buryo ushobora gufataho zikakwataka. Aka kanya ngo ushobora gufata zino nzuki zimwe ukazikoramo ukazigeza hepfo zino ukazigeza. Nta ribi rwose nawe gutya wakorora yuko nta ribi, no mu ntoki nazifata njye urabibona dore. Ubona kuri kuzifata? Oya nta ribi rwose, ibi ni nk'ibisanzwe. Zikongera zikagaruka se. Ko numva nangiye kugira ubwoba ubu ngubu. Amagaze ntabwo ziri mu n'igihe ko zitangiye kunyurira. Ntacyo runtwara. Okay. Mwana. Ni hatari. Harimo mbazo no musore mugenzi wawe. Mubaza ngamwe mu mabanga ubundi inzuki zihari abanyarwanda cyangwa se abantu batajya bamenya nayahe? Nayandi mabanga nuko inzuki rwose, inzuki uzitwara gake zikabyumva ukazijyana aho zishatse. Iyo zitwaye cyane nawe zigutwara cyane nyine, ariko iyo ziturishije uzijyana aho ushatse nta kibazo. Ko zitangiye gutembera ubu ngubu ntabwo zigiye kurya abantu? Ntacyo zibatwara, bo ntibaziyame. Bazireke zibajyeho. Bazireke zibajyeho ntibaziyame. Hanyuma reka nkubaze, izi nzuki noneho kugira ngo muzivumbure mukoresha aya mabanga, kuko urumva nibwo mugenda mu mashyamba, naga amashyamba yose bamwe inzuki n'ibiguri byazo mubwirwa n'icyaho ziri. Tuba tugenda tuzishakisha nyine nk'uko kose, aho tuzibonye tukazifata. Ntabwo ushobora kwiba inzuki z'abantu? Ntabwo twaziba. Asubwo twe twaziba tuzi. Umuntu agasanga yarafite imizinga agasanga mwarazitwaye kera. Aya ntabwo twazitwara. Hanyuma kano kazi ko gutwara inzuki, ko kuba mu nzuki, ko kuzicuruza n'abantu mukamazemo igihe kingana iki? Ni nk'umwaka. Numva mugatangiye vuba. Okay. Naba ukamaze kubageza ku cyubu ngubu, mumaze kugeza ku kikubera no murimo? Ubu nk'ubu ngubu maze kuguramo nk'ihene 4. Ubu ngubu ndi gukorera nzashakamo n'indi ya 5 nyine nzorore. Nimara kubona ihene zihagije nzabireka maze ubundi njya nirwa inyuma ihene nziragiye. Siko uri kwiteza imbere wa? Hanyuma wowe bro, umaze kwigeza ku kikubera no murimo ukora? Mfite ingurube nk'3. Umaze kugura kuvuye muri kano kazi? Urifuza kugira kure hangana iki? Ngewe nyine ndumva yuko
we n'inzuki ariko niyo nagira ntago nareka kano kazi. Ka kazi ko kagira amafaranga ntago umuntu yapfa kubyiyumvisha ariko nyine amafaranga hano barimo. Hari ukuntu bajya bavuga ngo igihe umuntu aguteza inzuki, ushobora guteza umuntu inzuki ukamuteza nk'inzuki ngiye nkubwira umuntu ntereza inzuki byaterwa nuko yaba akwitwayeho. byaterwa nuko yaba akwitwayeho. Yaguye mu kiyawe amuteza inzuki. N'umuntu yaguye mu kiyawe bijya byaterwa n'uburyo wanazimuteza. Mwana ubwo bushobozi urafite ko wateza umuntu inzuki cyane. Noneho rero tugiye kuganira ibindi bintu. Numvise ko mushobora kuba mufite izindi mbaraga zidasanzwe zirenze gufata umwamikazi. Ushobora guteza umuntu inzuki gute? Inzuki nyine nk'umuntu nyine yagukoshereje, inzuki wazizana nyine ukazana n'umwami wazo ukamushyira mu nzu yiwe nyine zikamusangamo nyine nuko kumurya. Niko muteza inzuki? Nakundi. Nangize ngo ushobora guhagarara hano ukazibwira ati genda ndebere miriye hari i Kigali. Ni paka ujyana umwamikazi i Kigali ubundi inzuki zigukurikira. Niko abantu bateza abandi inzuki? Ariko byo nta nubwo bijya bibaho. Bivuze rero ngo ni amagambo byane banga umuntu ashaka guterereza inzuki, ari ni amagambo. Ni amabeshyi y'abantu. Ibanga rihari gusa. Ariko nyine buriya ntago wapfa kunyitwaraho uko ubonye kose. Wamume ushaka kuza ukamushyira nk'umwamikazi mu mufuka. Oya niyo nta mumukira urabona nk'izi ziri ku kaboko, niyo nagira ucya nkabumbura nkakuraho nkazikujugunyaho ziba zigomba kwirukankana. Izi ngizi ubu zinjugunyaho zamerera nabi. Byatari. N'aba bose bari hano zabarya. Oya usiko bya bintu bikaze ubu ngubu zinjugunye zahita zimerera nabi. Ubu mfashe gutya nkahita nkura akaboko nkajugunya gutya bose zabarya. Bano bose zahita zibarya. None ubwo ko nabonye ko inzuki zigenda ariko zikurikiye umwamikazi, ubwo zata umwamikazi zikajya kurya abantu wowe ukikomereza. Zabarya cyane. Okay. Yes, aba ni abasore rero batoya bihangiye umurimo wo gutwara inzuki muri buno buryo nk'uko mubibona. Inzuki ziri ku biganza byanyu. Ese ni ryari inzuki zigize zikurya kabisa? Uki bitangira ntago zakurya kase. Inzuki zo zirakurya ariko nyine urabona iyo akazi ugatangiye uko ugatangiye ntago ari kugakomeza. Uzare n'umukozi w'ukwezi yatangiye akazi uko ukwezi kwiyongera niko bamwongerera umushahara. Ubwo rero nanjye uko nzitangiranye niko ngenda amenyerana nazo. Ubu ngubu umaze kumenyerana nazo ku buryo bose twanamenyerana ku buryo nazishyira no ku mugongo nkagenda nta kibazo. Ariko ugitangira nawe zarakuryaga. Iyo ugitangira bwo ntago byabura. Ase ukunda n'ubuki buriya? Ubuki se warya ubuki. Ubuki bwo n'ubu cyane ntago kurira ubuki, kurya ubuki zo kuburira guhaga. Bro, ibanga ry'ubuki buriya abantu batari bazi niri. Urumva abantu ba mu nzuki n'ubuki byose bamuzi byinshi. Ibanga ry'ubuki buriya abantu bakwiye kumenya ndetse bigatuma banabukunda kurushaho niriye. Ibanga ry'ubuki se, ibanga zibamo ubuki bubamo umuti kandi ubuki buva mu bihingwa baba barahinze abantu. Buri inzuki zidariho ntago twabona ibyo kurya kuko nizo zibangurira bya bihingwa. Niyo mpamvu rero ubona abantu banyine bafata imiti bajya gutera mu mirima inzuki zigapfa zikagabanyuka, ariko buri ubuki ni bwiza bubamo umuti cyane rwose nta kibazo. Hanyuma inzuki zibamwe amoko angahe? Kuko ari inzuki nyambona nkabona ziratandukanye. Ubundi mwebwe inzuki mubasha kuzitandukanya gute? Nkuru nguru ruratandukanye. Icyo ndabona ari igisore harimo n'udutoya urugabo rwa wa mwami. Uru ni rwo rumwimye. None izi ngizi izi ni ingore. Izi ziba zikora ubuki zishyushya n'ibyana aba yarashyize mu ntuza nyine mu bimamara. Kugira ngo bibashe kuvuka bikanamuhahira. Hanyuma se umuntu uza nk'iyi hariya bayita ngo ni ifumba ni iki? Sinzi ukuntu umusubyita. Hariya bayita gute? Iki cyose twaye bakita irumba. Aha. Irumba umusaza arabizi nawe. Irumbo ribamwo ibigabo bingahe? Ni ubuse wabe barara. Hanyuma duhinda icyerekezo mo gatoya ariko tutacyakomeza kuganira nuko abantu bari badukigirije ari benshi twina yuko n'inzuki ishobora kugira abo zisagarira, ariko urugiye kutubwira irumba niba ari n'irumba nk'iri riba ririmo ibigabo bingahe? Ibigabo ni byinshi sindago turabisobanukirwa. Igira hino gatoya. Ururuki rw'urugabo bundi rwo ntago rujya ruvuga ngo rurabaha ngaha kuko rwo ntago rujya rutara gutya nk'uko izi nzuki z'ingore zitara. Rwo rusohoka mu nzuki rujya kwimya hari abamikazi.
rwo rugenda rwinjira muri buri muzinga rwinjiyemo ruba rugiye kwimya, kandi iyo rumaze kwimya ruhita rupfa. iyo rupfuye urundi rw'urwabo izindi ruzisimbura ubwo ngubwo. ya magi rwagiye rutera avamo ibindi bigabo. umwamikazi niwe ubyara zino nzuki zose. turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro gito twagiranye, wenda nuko bafite urugendo barimo twabafatiranye, twari kuza kuganira byinshi twamenya andi makuru menshi atandukanye ajyanye n'uburyo inzuki zibaho, uburyo inzuki zikura, uburyo zororoka, byanga bikunze bifite amakuru menshi, uburyo inzuki zororoka zikaba nyinshi, ubu bwoko buba buzigize, izirwana, izihova, izizana ubuki. Ngira ngo wenda bize ibijyanye na veterineri cyangwa se imyororokere y'inyamaswa, byo wenda barabizi kurushaho, ariko namwe mubara nabyo murabizi, utana ibyo tuzaganiraho, sibyo? Ubu urabona nk'izi nzuki nk'ubu tujya kuzishyira mu muzinga, ubu zizakora nizikora igihe cy'imvura nikigera zizirukana bino bigabo, zisigare nyine ibyo zifite bisigare bitunga izindi, kuko bya bigabo bishobora kurya ubuki zashatse kandi bitazi kujya gutara, ni ukurya ubuki zazanye gusa. Iyo imvura rero yaguye zirabyirukana zo zikaguma mu muzinga, nta kibazo zizasohoka zitungwa n'ibyo zazanye. Dusoza ikiganiro mugiye kutubwira zimwe mu ngorane muhura nazo muri runo rugendo muba murimo. Urabona muri kugenda, ariko mukanya imvura ishobora kugwa kaba yabanyagira, isi imvura iguye bigenda bite? Ushobora kwikubita hasi na zino nzuki bigenda bite? Imvura iguye ubwo biba ngombwa kujya kugama. Niyo wajya kugama wazugamisha nta kibazo, ariko n'imvura yakunyagira byaterwa n'iyo ariyo. Urabona imvura ziba zitandukanye, hari imvura igwa ifite imbaraga, hakaba n'imvura igwa ari ubujojo. Iriya y'ubujojo nta kibazo iyo wayigendamo, ariko nyine imvura igwa ikubita ibangura yohe ntabwo wapfa kuyinyagiza nawe uyireba, uba ugomba kugama. Ubukozi nka gisi kwikubita hasi bigenda biti izakurya nizakwataka hasi, ubwo byasaba ngo mpagarare cyane nicare ntegereze zisubira aha ngaha nongenewe nigendere. Yes, turimo turasoza, niki mwabwira urubyiruko bagenzi banyu ko mwihangiye umurimo mu buryo budasanzwe bwihariye kandi umurimo batunze, kugira ngo rero wenda muhe n'ubutumwa bwiza cyangwa se na inspiration ku bandi bajene, niki mwababwira rero? Cyo twababwira nuko ko aka kazi katagoye, ko n'uwanyigira wese namwigisha kandi yabifata, nawe akajya abikora. Wowe niki wababwira? Kuri ikintu cya mbere ni ugukora. Hariho abantu nk'umusore, urabona nanjye nkanjye ndimo ndabyiruka, ukabona nk'umwana uri kubyiruka utegereje ngo uzajye ibya rubanda, ubona wenda kwiga ntabwo byigiye binshobokera, ariko urabona ko mfite akazi kanjye kandi kinjiza, ntabwo njye ibya rubanda, njye ibyanjye navunikiye nkabijya nzi naho nabikuye, aho kugira ngo njye kurya ibya rubanda. Rero urumva yuko ngomba gukura amaboko mu mufuka ngashaka akazi nkajya nkora. Ikintu akunze muri seriye kabisa ku kazi. Reka mbashimire rero ku kiganiro cyiza twagiranye, mukomeze mushyiremo imbaraga, mwagura ibikorwa byanyu, ariko ibitanzanezerwa mbonye mufite imizinga yanyu. Ukugeza ubu ngubu mukoze nka koperative muri babiri mugakora imizinga, ntibishoboka? Umuzinga se undi ugura ngaho buri umwe cyane? Umuzinga wa kinyarwanda uyu nguyu baboha ugura 500, uwa kijyambere ugura nk'ibihumbi 8, uyu wa kijyambere w'imbaho ugura nk'8. Mwebwe nta numwe mufite? Iya kinyarwanda yo ndayifite nk'ine. Wowe muri kano kazi urateganya ko uzagura ibikorwa bya kano kazi gute? Nzayakorera nagwira, nangire mbigure nyine nanjye nangire kwikorera ku giti cyanjye, ninyabona, ariko ubwo ninayabona nakundi. Reka mbashimire, mwakoze cyane. Urakoze nawe. Nareka ngushimire brother, wakoze? Nawe urakoze cyane. Sawa, nta kibazo.